Ndabasuje bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane namwe. Aha ni kuri Iyungure nk'uko bisanzwe tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ikintu cyose tubona kitwungura tukiganiraho. Uyu munsi naguteguriye bimwe mu bimenyetso ushobora kwibonaho ukamenya ko indwara ya depression yagufashe. Nawe niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi channel, nguhaye karibu. Icya mbere, niba uzi ko udafite uburwayi, nyine kwa kundi abantu babana n'uburwayi mu buzima busanzwe, ukaba uzi neza ko uri muzima ariko ugahora wumva ufite imbaraga nke mu mubiri wawe, ugahora wumva urananiwe kandi nta kazi gafatika ushobora kuvuga ati nakoze. Kabiri, guhorana umutwe udakira, ugahora wumva urababara umutwe igihe cyose, ugashaka ikintu cyateye uwo mutwe ukakibura. Gatatu, ikintu kijyanye na digestion kuri wowe ni ikibazo, urajya kwituma ugasanga nyine ni ibibazo. Hari igihe ushobora kwituma nabi bitewe n'indyo wariye, ariko wowe buri gihe usanga nyine ikibazo cyo kwituma kuri wowe ntago wiyizi wituma bisanzwe. Kane, guhora wumva uburibwe muri wowe, ukumva umubiri urakurya, ukumva sinzi ukuntu umeze, mu by'ukuri ugashaka impamvu yabyo ukayibura. Icya gatanu, ikintu kijyanye no gusinzira, ahantu hose uri urasinzira utitaye ngo uri kumwe n'abandi, utitaye ngo uri he, ugahora wumva muri wowe ufite ibitotsi kandi nturara ijoro, nta kazi ufite ukora gatuma unanirwa gusinzira. Ikindi, ikintu kijyanye no mu byibuho ukabije, hari ukuntu uba ufata amafunguro ukavuga ati aya mafunguro niyo ashobora kuba antera umubyibuho, ariko ugasanga urarya bisanzwe, ariko ugasanga uragenda ubyibuha ugenda wiyongera ibiro bidafite ubusobanuro. Ikindi, kumva ushaka kuba wenyine, ahantu hari abantu benshi rwose ukumva ntushaka kuhagera, ukumva urashaka kuba ahantu wumva uri wenyine, nta wundi muntu ushaka ko akwegera. Icya nyuma, kumva muri wowe ushaka nko kurira, ukumva ikintu cy'agahinda kiraje utazi ahantu giturutse, ukumva urashaka kuvuza induru, ukumva muri wowe haje agahinda kadasanzwe. Ibyo nibyo naguteguriye uyu munsi, uramutse ubyibonyeho wagana umuganga ubishinzwe akaba yagufasha. Niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe kugira ngo tubane. Ubutaha nzagaruka nkubwira n'iki noneho ushobora gukora mu gihe wamaze kwibonaho ibi bimenyetso. Bye bye, ndabakunda.